gukora website nk'iyi ngiyi nziza gutya wifashishije AI. Okay, muri iyi video ngiye kubereka uburyo ukora website nziza nk'iyi, website y'ibicuruzwa wifashishije AI tool. Mu by'ukuri ushobora gukora website nk'iyi y'ubucuruzi wifashishije AI tools kandi ukayikora mu gihe gitoya cyane. So bidatinze rero tugiye kubereka uburyo twakora website yacu nziza twifashishije AI bitadusabye kuba twagenda ngo dutange amafaranga tugiye kugura website. So murakaza neza rero kuri iyi channel yanyu yitwa Motivate Rwanda. Yari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel nagusaba kuba wakora subscribe. Mu by'ukuri murabona ko iyi website ni website nziza cyane, ni website nkoze mu minota itarenze 7 mba nyirangije byihuse. Mu by'ukuri urabona ko ni website washaho ibicuruzwa byose ukabasha kuba wabikora promotion cyangwa se ukaba wabigurisha. So tudatinze rero tugiye kureba uburyo wakoresha ukaba wakora website nziza cyane nk'iyi website muri kureba hano muri screen zanyu. So tudatinze rero reka dutangire. So mu by'ukuri rero ikintu cya mbere uraza gukora, uraza hano muri chat GPT wandike chat GPT. So niba ari nta prompt ugira wakoze rero uraza hano ubaze chat GPT uyibwire ngo hereza aya nakoresha so nkaba site rero. Uraza wandike muri chat GPT uyibwire ngo to create a website. Mu by'ukuri nukanda enter chat GPT iraza kuguhereza uburyo waza gukoramo website. Noneho uze kwibwira ngo mpa prompt nakoresha nakora website runaka. Prompt ya website y'ubucuruzi. Mu by'ukuri rero urabona ko chat GPT dukoreye ama prompt menshi cyane twakoresha tugiye kudesigninga website yacu. Mu by'ukuri hano icyo uraza ugakora, uraza ushaka nurangiza uyikopiye iyo prompt uze kuba wagira ute wayikorera copy. Ubwo uraza hano handitse copy uze gukora copy. Kubera ko ngiye rero mfite prompt yanjye ntabwo ndaza kubasha kuba nabaza chat GPT ngo impereze prompt. Icyo nkora ndaza hano handike lovable.ai iraza guhita idufasha neza, iraza guhita idufasha kuba twakora website yacu. Kubera ko rero nayo nasanzwe nayifungura ndahita nza hano nabanje kuyifungura. Ubwo icyo urakora urinjiramo basabe kurogingamo in with email uhitemo with Google, nibyo birihuta cyane. So niba ufite prompt yawe rero urahita uza hano prompt yawe ubashe kuba wagira ute wayipestingamo ya prompt yawe. Ubona ko njye prompt yanjye nari nayirangije, ndaza nkande kuri aka kantu prompt ibashe kuba yagenda. So urava enable
Lovable AI yanjye muri kubona ko yatangiye kudizayininga website yanjye. Murabibona neza yatangiye kudizayininga, urabona ko iri gushyiraho amafuremu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hano urakomeza utegereze gatoya, hano ko iri gukora, iri gushyiraho details, iri kweditinga neza ino website kugira ngo izabashe gusohoka website imeze neza cyane. So, icyiza cyo gukoresha ino Lovable AI baguhereza credits nyinshi gukora na website zirenze imwe. So, murabona ko kubera ko ari website y'ibicuruzwa itangiye kunshiraho n'amafoto y'ibicuruzwa, ni ibintu byiza cyane. Rero dutegereze iyi AI yacu idufashe kuba twakora ino website neza. Muri kubona ko abantu coding babona ibyo ino AI iri kuza iri kudukorera. Itangiramo amadatas, turakomeza dutegereze. Urabona yuko igikora website yacu neza, mu minota mikeya turaba tubonye website yacu. So, murabona ko aya ni amafoto iri kugira ngo izifashishe iri gushyira muri website yacu, amafoto y'ibicuruzwa bitandukanye. So, urabona ko itangiye gukora amameni. Turaza gukomeza dutegereze. Turaza gukomeza dutegereze hano ikomeze idukorere neza website yacu. So, dutegereze dukorere website yacu, ariko niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagusaba kuba waza ukaza muri YouTube yawe, warangiza ukaba wakanda like. Mu by'ukuri rero turaza dukomeze AI yacu, muri kubona ko irakizayininga neza website yacu. Biratwara akanya ariko irageraho iyi designing neza. So, perfect. Murabona neza ko ino AI yacu idukoreye website nziza cyane. Muraza murayibona, ngiyi website yacu rwose iriho ibicuruzwa byose. Ngiyi rwose yashyizeho n'amatelefone, ishyiraho laptop, ishyiraho n'igice. Murabona neza ino website yacu, ubonye kino giciro ukishimisha kugura iki kintu, uhita ukora hano handitse ngo contact seller, then noneho ukabasha kuba wamuvugisha. Ntabwo yadukoreye mu cyongereza gusa, muri kubona ko yashize no mu kinyarwanda. Bitewe n'ururimi ukoresha, waza ugahindura ururimi hano. Murabona ko neza ino website yacu ni website nziza cyane. So, ushobora kubona rero hari ibintu ushobora guhindura muri ino website. Ubonye hari ibyo wahinduramo, uraza ukaza hano muri chat, hano handitse ngo ask Lovable, ukaza ukaba wayibwira ngo mpindurira kino kintu, wenda ikabasha kuba yagihindura. Wenda reka tuyibwire ngo make product unlimited. So, icyo nyibwiye rero AI yacu, ndayibwiye ngo nikore animation y'ibicuruzwa bijye biragenda bikora animation. So, murabona neza yabikoze neza cyane.
reka dutegereze hano. So perfect, murabona neza ko ibikoze neza. Product zacu izishize ku murongo neza cyane. Muri kubona ko hari kubaho animation ya product, muri kubona ko product zirajya zimuvinga zikora animation. Mu by'ukuri uri kubona ari ibintu byiza cyane cyane. So iyi AI yacu rero muri kubona ko dukoreye ibintu bimeze neza cyane. Muri izi product hano ushobora no kuyibwira ngo hindura ino font color, byose yaza ikabihindura. Kuri rero iyi website yacu icyo turaza gukurikizaho niba twayishimiye neza. Muri kubona ko ni website nziza cyane, muri kubona ko yashizeho na contact, ishiraho location, iraza ikora icyitwa footer neza cyane. Ni ibintu byiza cyane, murabona yuko iyikoze neza kandi mu gihe gitoya cyane. Muri kubona ko hano yaje ashiraho home, hano waza kuri home ukareba, iraza ishiraho product ushobora guhita uza ukazireba. Iraza hano idushiraho contact, ubwo ni uburyo wavugisha nyiri ibi bicuruzwa mu buryo bworoshye cyane. So uri kubona ko yabishize no mu kinyarwanda. Udashoboye icyongereza waza ugashira hano ugahindura ururimi ukaza mu kinyarwanda wumva neza. So tudatinze rero, icyo uraza gukora kugira ngo ino website yawe uyisevinge cyangwa se uyipublishinge, ubwo uraza hano handitse ngo publish. Ahanditse publish rero numara kuhakanda, hano biragusaba ko uza guhitamo URL. Ubwo uraza guhitamo izina ry'iyi website yawe. So tudatinze rero urahita uza uhitemo izina rya website yawe, wenda ushobora kuyita nurangiza usevinge. Urabona yuko hano batwangiye, uraza uhitemo wenda MIT shop, nurangiza gukora save. Kubona ko hano bari kutwangira. Icyo uraza gukora rero, uraza hano uraza ukomeze ushakishe izina urahereza website yanjye. So njye kubera ko bari kunyangira iri zina ryo ndi gushiraho rero, ni uko nakoze website yindi isa gutya. Wowe numara gukora ubwo bwa mbere, uzaza hano handitse ngo noneho uhitemo izina, uhitemo na domain, nurangiza uze website yawe uyipublishinga. So thank you very much ku bantu mwese mwakurikiye video irangiye. Iyi channel yitwa Motivated Rwanda. So nawe ubwa mbere ugeze kuri channel rero ndagusaba ko wakora subscribe, tugakomeza tukabana no mu zindi video zitandukanye. So thank you very much. Yes.